Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold. Gold ni iki twakitega uno munsi, gusa mbere y'uko dutangira reka mbanze mbisegureho gato. Ejo nari nzi ko ndi bubahe video, gusa interineti iranga, aho nari nakoze analysis za gold, EU na GU. Ibyo nari nakoze cyangwa se nateganyaga ko biriwe mu isoko byose niko byagenze, ari kuri EU GU niteganyaga ko biri bube muri bullish. So gusa abo kuri TikTok mwabashije kuba updatinga kuri gold, mbabwira icyo tugomba gutegereza uno munsi. Dukora analysis twabonaga ko gold iri muri uptrend, gusa dukora analysis market yari iri muri range, yari yabaye stuck muri range. So icyo twifuzaga ni uko yari kumanuka ikaba yakora retest y'iyi support, twari twabonye ko iri strong, ikaba yaba rejected igakomeza hejuru, bitaba ibyo ikabreakinga ino resistance. Nari nababwiye ko ino range itari very strong, tugomba kurindira ko ibreakinga ino resistance yacu igacrossing above, yamara gucrossing above next candle ikamanuka gutesting ino resistance yacu ikaba rejected, yamara guflippinga cyangwa se ibreakinze highs ya previous candle ya crossing above ikahita iba entry yacu, tugatargetinga highs. Nta highs zari zihari, wari gushyiraho stop loss kubyumva, ubundi ugatakinga trade yawe. So trade yabaye successful, aho ngiye nsa nko nayifashe kuri breakout, gusa igeze ahangaha iba rejected, ntaratekinga profit yanjye, aho yaje creating indi support igahita ikomeza hejuru ntagatinga ino weak rejection, kuko hari high chance ko iza gufiringa ino weak yacu. So niko byagenze. Gold niyo trade twafashe ejo. Kadutangira analysis zacu muri daily time frame, turebe n'izi opportunities twakitega kuri gold, niki uyu munsi turi bubone. So nkuko tumaze iminsi tubivuga, gold iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, which means ko tugomba kugendana n'isoko. So uje ukareba gold habayemo support yabaye created, iri very strong, gusa market ishobora kutagera uno munsi, gusa iri very strong. Reka dushyireho green box byerekana ko ino support yacu iri strong, market iramutse yageze yaba rejected. Tuyihindure green. Mbere yuko dukora n'ibindi byose, reka tubanze tumaking highs na lows za current candle cyangwa se candle y'uyu munsi. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi aho iherereye. So nkuko mubibona harimo na support, reka dushyiremo green box kuko iri very strong. Urebye iyi candle y'uyu munsi iri kuba rejected, iya y'ejo yabaye rejected, n'iya hashize habaye rejected. So n'izi zindi zose zabaye rejected, kandi twabonye ko strong support iba strong iyo yabaye rejected byibuze inshuro eshatu. So which means ko iyi support yacu iri very strong, means ko candle cyangwa se y'uyu munsi yageze yakongera ikaba rejected. So katumakinga na hafi y'iyi candle, big candle, hafi yayo ni nkangaha, tuyigire yellow line. Impamvu tumakinga hafi ya previous candles, iyo tubonye ari nini, nuko akenshi isoko rihageze rikora reaction. Nimba riri muri buying side rigasubira muri buying side, nimba riri muri selling side rigasubira muri selling side. So that's why always uba ugomba kumakinga half candle ya candle yawe. So urabona ko naho harimo support resistance, ubundi twigire muri 4 hours turebe n'izi opportunities cyangwa se n'izi support and resistance dufitemo. So uje ukareba muri 4 hours turatangira adjusting support and resistance zacu. Reka tuyadjusting, tuyishyira aha, ni tuyadjusting tuyishyira aha ngaha kugira ngo bigendane na current market condition. Gusa aha tuze dushyiremo indi. Urabona ko kuri 4 hours harimo
resistance yahindutse support. Hasi I think ko ni kure, ntabwo isoko rishobora kuhagera uno munsi, gusa reka tupfe gushyiraho n'indi ahangaha. Ubundi twigire muri 1 hour turebe hose cyifashe bite. So muri 1 hour twongere twajustingiye n'ingi tuyajustinge kugira ngo bigendane na current market condition. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe cyifashe bite. So muri 30 minutes iri between dushatse twanayikuramo tukavuga ko market for now iri muri iyi range cyangwa se no trading zone, iri very strong uko bigaragara. Tuyihindure white box. So gold ubu ngubu icyo dushobora kwitegura ni uko ya breaking ino support yacu iyi ngiyi ikaba yakora retest y'iyi ikaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. Iramutse ibaye rejected kuri iyi support watekinga trade yawe kuko twabonye ko iri very strong. Indi iri strong ni iyi ngiyi, gusa I think ishobora kutahagera, gusa byose birashoboka. Iramutse yageze ikaba rejected kuri iyi watekinga buy yawe cyangwa se kuri iyi ngiyi, biraterwa na condition market uko ibiri bumeze. So kuri buying side uje ukareba ku taking a trade muri iyi zone biri risk. The reason why biri risk, uje ukareba there is no clean candles. Aha yabaye rejected. Aha handi hari za rejection, hakaba za rejection. So which means ko biri very risky kuba watekinga buy yawe. It's better ko twarindira ko nimba ari buy ushaka gutekinga, twarindira ko ya breakinga ino resistance yacu iyi ngiyi ya purple line ikaba ya crossing above, ikamanuka for test, ikabona gukomeza hejuru. Nibyo bibe biri safe kurusha uko wayifata. Ngewe nizi two opportunities ndiwe ndindiriye ko yaba rejected kuri support cyangwa se kuri iyi yo hejuru. Nibyo bintu bibiri twakitega, nibyo twategereza, kuko izi rejection hari high chance ko market yazo igafiringa zino week gusa ikahita iba rejected igakomeza hasi. So we have to wait those two opportunities. Kuri gold we have to be on bullish side kuko iri very bullish. So thank you so much, happy trading day.